Abalevi igice cya 24. Amabwiriza yerekeye amatara yo mu ihema. Uhoraho abwira Musa ati, utegeka Abisiraheli bakuzanira amavuta meza akamuwe mu mbuto z'iminzenze yo kujya acana amatara yo mu ihema ry'ibonaniro hino y'umwenda ukingirije isanduku y'isezerano. Aroni ajye yita kuri ayo matara kugira ngo ahore yakira imbere yanjye kuva nimugoroba kugeza mu gitondo. Iyo ni itegeko ridakuka, muzarikurikize mwebwe n'abazabakomokaho. Ajya ahora yita kuri ayo matara ari ku gitereko cy'izahabu inoze kugira ngo arare yakira imbere yanjye. Imigati ishyirwa mu ihema ry'ibonaniro. Utekesha imigati 12, buri mugati ukorwe mu biro 2 by'ifu nziza, uyishyire imbere yanjye mu migabane 2, uyigerekeranyije 6 ku meza yometseho izahabu inoze. Kuri buri mugabane ushyireho umubavu mwiza wo kosereza imbere yanjye, ube ikimenyetso cy'uko iyo migati yantuwe. Buri sabato iyo migati bajye bayisimbuza indi. Iyo nshingano Abisiraheli bajye bayisohoza buri gihe. Aroni n'abahungu be nibo bonyine bemerewe kurya imigati yari isanzweho, kuko yanyeguriwe rwose. Ni umugabane uva ku maturo atwikwa n'abageneye bo n'abazabakomokaho. Bajye bayirira mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro. Igihano cy'uwavumye Uhoraho. Umunsi umwe mu nkambi habaye amahane, Umwisiraheli arwana n'umugabo wavutse ku Munyamisiri n'Umwisirahelikazi witwaga Sheromiti, umukobwa wa Diburi wo mu muryango wa Dani. Mwene Sheromiti uwo atuka izina ry'Uhoraho ararivuma, maze bamuzanira Musa. Bamuha abamurinda bategereje icyo Uhoraho ari butegeke. Nuko Uhoraho abwira Musa ati, jyana wa muntu wamvumye inyuma y'inkambi, abamwumvise bose bamurambika ibiganza ku mutwe, hanyuma Abisiraheli bose bamwicisha amabuye, kandi ubwira Abisiraheli ko umuntu wese uzajya avuma Imana ye akwiriye kubihanirwa. Uzatuka izina ry'Uhoraho azicwa. Abisiraheli bose bajye bamwicisha amabuye, yaba umunyamahanga cyangwa Umwisiraheli. Umwicanyi ajya acibwa urwo gupfa. Uwishe itungo ry'undi ajya ririha, itungo rijye ririho irindi. Uteye undi ubusembwa ajya agirirwa nk'ibyo yakoze. Uvunye undi igufwa ajya ahanishwa kuvunwa igufwa. Umenya undi ijisho ajya ahanishwa kumenwa ijisho. Ukuye undi iryinyo ajya ahanishwa gukurwa iryinyo. Uteye undi ubusembwa ajya ahanishwa nk'ibyo yakoze. Uwishe itungo ry'undi ajya ririha. Umwicanyi ajya acira urwo gupfa. Ari Abisiraheli cyangwa abanyamahanga batuye muri mwe, mwese muzagengwe n'ayo mategeko. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Musa amaze kubibwira Abisiraheli, bajyana inyuma y'inkambi wa mugabo wavumye Uhoraho, bamwicisha amabuye nk'uko Uhoraho yari yabitegetse.